Farawo w'igihe cya Yozefu, amayobera yo muri Bibiliya ya Egiputa. Abantu benshi bibaza ku ndangamuntu ya Farawo wayoboraga mu gihe cya Yozefu muri Egiputa. Yozefu yahawe izina ryitwa Zafonat Paneya, aba visi cyangwa umuyobozi mukuru, akayobora igihugu mu myaka 7 y'uburumbuke n'indi myaka 7 y'inzara nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Muri iyi video turinjira mu mateka ya Egiputa, inyigisho z'aba Egyptologique n'ibyanditswe bya Bibiliya kugira ngo dusobanukirwe uyu Farawo w'igihe cya Yozefu. Tuzagaruka ku kintu kidasanzwe gikunze kwirengagizwa cyane kuri YouTube no ku mbuga nkoranyambaga, ko mu gihe cya Yozefu hashoboraga kuba hariho abami benshi, abafarawo barenze umwe. Ntuzibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, gushyiraho like no gukurikiza neza iyi video yitwa amayobera ya Farawo w'igihe cya Yozefu. Inkuru ya Egiputa muri Bibiliya iratangaje cyane. Itangirira kuri Yakobo, se wa Yozefu. Yakobo yari afite abana benshi. Yozefu ari muto icyo gihe, hanyuma haza kuvuka Benjamin ari we bucura. Yakobo yakundaga cyane Yozefu kurusha abandi bana be, bitera ishyari n'umujinya mu bavandimwe be. Nuko bamutega umugambi bamugurisha nk'umuslave cyangwa se nk'umucakara, bamwohereza muri Egiputa. Yakobo yarababaye cyane, atakamba umwana we, ariko Imana ntiyamutereranye Yozefu. Kubera kwizera kwe no gukiranuka kwe, Imana yamukuye mu bucakara imushyira hejuru, aba umuyobozi mukuru w'igihugu cya Egiputa. Ariko mbere yo kugera kuri urwo rwego, Yozefu yabanje kunyura mu bigeragezo bikomeye, gufungirwa mu nzu ya Potifari, umugaragu mukuru wa Farawo, azira ibinyoma bamuvuzeho. Ariko Imana yaramucunguye, imushyira ku mwanya wa 2 mu gihugu, munsi ya Farawo gusa. Abantu benshi baribaza inkuru ya Yozefu, ariko ikibazo gihora kigaruka mu basoma igitabo cy'intangiriro ni iki ngiki: ese ninde wari Farawo mu gihe cya Yozefu? Inkuru ni ndende, turayisobanura neza. Farawo w'igihe cya Yozefu yitwaga muri icyo gihe muri Amenemhat wa kabiri. Ariko kugira ngo dusobanukirwe neza iki kibazo, ni ngombwa kumenya ko mu buzima bwa Yozefu hatari Farawo umwe gusa, ahubwo hariho benshi, nk'uko byerekanwa mu bushakashatsi bwa Egyptologique ndetse no mu murongo w'amateka ya Bibiliya n'amateka ya Egiputa. Tugomba gusesengura neza urutonde rw'abafata ubutegetsi muri icyo gihugu kugeza igihe tumenye abo bami. Iyo dukurikije imirongo y'igihe ya Bibiliya, twumva neza ko Farawo wari mu ngoma igihe cya Yozefu yagezaga muri Egiputa nk'umuslave, nk'umucakara, yari Amenemhat wa kabiri. Uyu Farawo Amenemhat wa kabiri niwe wari ufite Potifari nk'umugaba mukuru w'ingabo ze. Potifari yari umuyobozi w'ikirenga mu gisirikare cya Egiputa, akorera munsi y'ubutegetsi bwa Amenemhat wa kabiri. Amenemhat wa kabiri yavukiye mu muryango w'ubwami, ari umuhungu wa Senusret wa mbere, kandi yinjiye ku ngoma nyuma y'urupfu rwa se. Icyo gihe cyarangajwe imbere n'ihinduka ry'ubutegetsi ryari ritunganye cyane, yerekana ko Egiputa yari igihe cy'ubwiyunge n'imbaraga za politike zihamye. Amenemhat wa kabiri azwi cyane ku buryo yashakaga kwagura imipaka y'ubwami bwa Egiputa no gukomeza ububasha bwacyo. Yatangije ingendo za gisirikare nyinshi zatsinze, ashyira ububasha bwe mu majyepfo muri Nubia, mu burasirazuba mu karere ka Sinai Peninsula. Ibi byari intsinzi zikomeye, byongera ubutunzi bw'igihugu kandi bigakomeza nk'igihugu cy'imbaraga zikomeye mu karere. Ndetse atari no mu by'intambara gusa, Amenemhat wa kabiri yibukwa no mu bikorwa byo mu gihugu imbere. Yayoboye ibikorwa bikomeye byo kubaka no kwagura insengero, ndetse anubaka ibindi bikorwa by'amajyambere byafashaga abaturage b'igihe cye. Ubucuruzi bwari ku rwego rwo hejuru mu gihe cye. Ubukungu bwa Egiputa bugira igihe cy'iterambere n'ituze. Nk'uko abashakashatsi babigaragaza, Amenemhat wa kabiri yari umuyobozi wiyemeje gufata iya mbere mu nyungu z'igihugu cye, kandi politike ze zo mu gihugu imbere zabigaragazaga neza. Yashyizeho impinduka mu miyoborere, agamije guteza imbere ubutabera n'imibereho myiza y'abaturage.
Ese mubyumva gute ibiganiro byacu? Mudushyigikire mukora subscribe kugira ngo dukomeze kukubagezaho inkuru nyinshi zo muri Bibiliya abantu benshi baba bibaza. Tanga igitekerezo cyawe kandi usangize n'iyi video. Ubutegetsi bwa Amenemhat wa kabiri n'izamuka rya Senusret wa kabiri mu gihe cya Yozefu. Ubutegetsi bwa Amenemhat wa kabiri bwaranzwe no gushyira ububasha mu biganza bya guverinoma nyamukuru. Ibi byagize uruhare mu kugarura ituze rya politike n'imibereho myiza muri Egiputa muri icyo gihe cye. Igihe cya Yozefu yari afunzwe, Farawo wayoboraga icyo gihe yari Amenemhat wa kabiri. Nyuma y'igihe gito ari muri gereza, Amenemhat wa kabiri yarapfuye. Hashize hafi imyaka 2, Yozefu yaje kugirirwa igitangaza akarekurwa muri gereza. Nibwo yasobanuriye inzozi z'umwami mushya wari wimye ingoma ari we Senusret wa kabiri, uzwi nka Sesostris wa kabiri. Uyu niwe wagize inzozi zizwi cyane mu mateka. Izi nka z'inzobe z'ibinure, z'indobanure ndetse n'ibishyimbo byiza n'ibiciriritse. Senusret wa kabiri yari Farawo wa kane mu bwami bwa 12 bwa Egiputa. Akaba yarayoboye hagati y'imyaka 1895 kugeza mu 1878 mbere ya Kristo. Ibi bihwanye n'imyaka irenga 3878 ishize. Senusret wa kabiri yari umuhungu wa Amenemhat wa kabiri. Uwo Yozefu yagezagaho bwa mbere ni nko kuvuga ko igihe Yozefu yafungwaga ari se wa Senusret wari ku ngoma. Ariko igihe Yozefu yagirwaga guverineri w'igihugu, ku ngoma hari umuhungu we Senusret wa kabiri. Ikintu gikunzwe kwibazwaho n'icyo gihe nuko ku ngoma ya Senusret wa kabiri umwami wa Ben Hassan yakiriye umutware w'Abasemitri witwaga Abisha, maze icyo gikorwa kigaragazwa mu mashusho y'amabuye yo mu rukuta rwa Ben Hassan. Ayo mashusho agaragaza ishusho, imyambaro n'imyemerere y'Abasemiti b'icyo gihe, aribo bamenyekanye mu rurimi rw'aba Egiputa nka Hyksos cyangwa Hika Keswet. Ayo mashusho ni gihamya ikomeye idufasha kumenya uko abo bantu b'Abasemiti cyane cyane Aburahamu babaga bameze mu gihe basuraga Egiputa. Ingoma ya Senusret wa kabiri n'itangira ry'ubufatanye n'Abasemiti mu gihe cy'ingoma ya Senusret wa kabiri hakurikijwe umuco wa bwa bwami bwa 12. Yabanje kumarana imyaka 3 n'umwami se Amenemhat wa kabiri mu buyobozi bifatanyije. Mu mwaka wa mbere w'iyo myaka y'ubuyobozi bwombi habaye urugendo n'ubucuruzi rugana aho bitaga Ipont ku nkombe z'iburasirazuba bwa Afurika. Uru rugendo rwibukijwe ku mabuye y'umutuku yo ku cyambu cya Egiputa. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe bwihariye, Senusret wa kabiri yasuzumye ibihombe bya Nubia yo hepfo byari byarubatswe na sekuru, maze mu mwaka wa 6 yubaka bushya igihome cya Anaba hafi y'akarere gakungahaye ku bucuruzi bw'izahabu ya Nubia. Nk'uko bigaragara mu mabuye yibutsa amateka n'insanganyamatsiko z'amabuye zanditswe icyo gihe, habonetse amabuye ya diorite, umuringa ndetse na metis mu bice bitandukanye bya Nubia, mu bice bya Sinai. Naho hose insanganyamatsiko zaho zerekana ko ubucuruzi bw'ubwami bahakoraga imirimo myinshi ikomeye. Ubufatanye n'uburasirazuba bwo hagati cyane cyane na Siriya yo mu Barabu bwakomeje kugaragara. Ibi byagaragajwe n'uko abacuruzi b'Abasemiti bazwi nka Aram bagarutsweho mu irimbi ryo mu ntara ya Ben Hassan mu gihe cy'iyi ngoma. Imiryango ikomeye yaho yungutse imbaraga n'ijambo binyuze mu kubaka ingo hagati yabo n'abaturanyi baturutse mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane mu miryango y'aba bombi, ariko no mu yandi moko y'Abasemiti bo mu burasirazuba. Ibi byari intangiriro y'ihuriro ry'amaraso hagati y'Abanyegiputa kavukire n'abo bitwaga Abasemiti. Ikintu gishobora gutangaza Abasemiti ba Bibiliya nuko nk'uko
Egyptology ibigaragaza, Senusret wa kabiri ashobora kuba yarapfuye mu myaka 7 y'uburumbuke bwa mbere muri Egiputa nk'uko byahanuwe mu nzozi za Farawo ubwazo. Ingoma ya Senusret wa gatatu, Farawo w'imyaka y'inzara, nyuma y'urupfu rwa Senusret wa kabiri ubutegetsi bwahise bugera kuri Senusret wa gatatu umuhungu we. Ikintu giteye amatsiko nuko abashakashatsi benshi bemeza ko ari Senusret wa gatatu ari we wahuye na Yakobo akamuhamagara ngo aze gutura mu gihugu cya Egiputa. Ikindi gishimishije nuko uyu Farawo yari we ushobora kuba yarahawe umugisha na Yakobo, kuko mu itangiro 47 handitswe ko Yakobo yahaye umugisha Farawo. Iyo duhujije Egyptology, imirongo ya Bibiliya n'urutonde rw'amateka y'ubwami bwa Egiputa, dusanga ko ari Senusret wa gatatu wayoboye mu gihe cy'imyaka 7 y'inzara n'ibibazo bikomeye byugarije Egiputa y'icyo gihe. Amateka ya kera ya Egiputa avuga ko mu ngoma ye habayemo imivurungano n'imyidagaduro n'akavuyo mu gihugu. Ibi byose byaterwaga n'ingaruka z'inzozi za Senusret wa kabiri zivuga imyaka 7 y'uburumbuke igakurikirwa n'imyaka 7 y'inzara. Mu gitabo cy'intangiro 47 tubonamo amakuru y'ingenzi ku byerekeye inzara y'imyaka 7. Handitswe ko nta biribwa byabonetse mu gihugu hose, kandi inzara yari ikaze cyane igera no mu bihugu bya Kanani. Ni muri icyo gihe Yosefu yakusanyije ifeza yose yari mu gihugu cya Egiputa no muri Kanani, abantu bakishyura bagura ingano yo kubarokora. Iyo feza yose Yosefu yayishyiriye Farawo. Uwo Farawo akaba yari Senusret wa gatatu w'icyo gihe. Inzara y'imyaka 7 n'ubutegetsi bwa Senusret wa gatatu, igihe amafaranga yose yo muri Egiputa no muri Kanani yari yarashize, abanyegiputa barajyaga kuri Yosefu baramutakambira basaba ibyo kurya kuko nta mafaranga bari bakigira. Yosefu yababwiye ko bazana amatungo yabo maze azabaha ingano n'umutima mu kuyasimbuza. Nkuko abantu bazazana amahoteli, intama, inka n'indogobe, Yosefu akabaha ingano n'umutima mu buryo byo guhererekanya. Ariko hashize umwaka basubiye kuri Yosefu bamubwira ko nta kindi basigaranye uretse imibiri yabo n'imirima yabo gusa. Yosefu yemeye kugura imirima yose y'abanyegiputa, maze abaturage bagurisha imirima yabo n'ubuzima bwabo kuri Farawo. Uko niko imirima yose yabaye umutungo w'iteka wa Farawo ku ngoma ya Senusret wa gatatu. Mu murongo wa 24 itangiriro 47 handitse ko nubwo imirima yose yabaye ya Farawo, habayeho itegeko ry'uko 1/5 cy'umusaruro wose ugomba guhabwa Farawo, naho ibice 4/5 bigasigara ku bahinzi ngo babone icyo bongera kubiba, bakomeze gutanga imiryango yabo ndetse barinde abana babo inzara. Abaturage bose bishimiye Yosefu, bamubwira bati wadukijije ubuzima kandi udufasha muri iki gihe gikomeye. Turishimira kuba abagaragu b'ubwami kugeza iteka ryose. Uko niko twumva neza ko ku bwenge n'ubuyobozi bwa Yosefu, ingoma ya Senusret wa gatatu yakomeye cyane. Nubwo yari mu gihe cy'inzara ikaze n'ubukene bw'imyaka 7, Yosefu yabaye igikoresho gikomeye cy'Imana, atuma Farawo akomeza gutunga igihugu ndetse n'ubutegetsi bwe bukarushaho gukomera. Mwumva gute ibiganiro byacu? Mudushyigikire mukora subscribe. Mwakoze kubana natwe, kuba mwakurikiye ikiganiro cyacu. Imana ibahe umugisha, kandi tuzongera kubonana mu yindi nkuru itaha. Aho ufite igitekerezo cy'inkuru twamuganiriraho yabyandikaho hasi muri comment, ubundi tukazamukoreraho ikiganiro. Kandi mu gihe bitaraboneka turakomeza tubahe dukurikije ibitekerezo byacu. Mwakoze kubana natwe. Bye bye. Nyagasana akomeze bashyigikire mu byo mukora byose.